Reka nkusuhuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza wowe ukunda ibiganiro byawe ya TV show, twizere ko umeze neza. Niba utameze neza kandi ejo bishobora gukunda, cyangwa se ejo bundi ntawamenya, burya byose ngo biba biri mu mugambi w'Imana. So reka nkubwire ko njye uri kugusuhuza, nitwa Jean Bosco Abayisenga, tubana mu biganiro bitandukanye, siporo, imyidagaduro ndetse n'andi makuru atandukanye aba ari kuvugwa hirya no hino. Twibanda cyane muri siporo ndetse no mu myidagaduro, gusa muri aka kanya tugiye kukubwira ku bijyanye n'imyidagaduro. Ni amakuru ari gutrendinga menshi ndaza kukubwira ku bahanzi barimo Aline Sano kuri King James. Aba bombi baritegura gushyira hanze album zabo nshyashya. Ndaza kukubwira kandi ku gitaramo kirimo Diamond Platnumz, Davido ndetse n'abandi bakomeye, kiraza kuba kibera hano mu Rwanda. Ndaza kukubwira byinshi kuri Papa Francis, ndaza kukubwira kuri Ketchapu. Icyo ngusaba ni ugukomeza kubana natwe, kora subscribe kugira ngo ukomeze kujya ukurikira ibiganiro dutambutsa hano umunsi ku munsi. So reka amakuru yacu tuyatangirire ku mukinnyi wa filimi muri sinema nyarwanda, yitwa Mukayizire Jaria cyangwa se Ketchapu. Uyu ni umudamu w'abana batatu, ntibigutungure, ni umudamu w'abana batatu, kuko ku itariki 14 z'ukwezi kwa kane 2023, ni mu mezi abiri yonyine ashize arenzeho iminsi itatu, uyu mugore yaje kwibaruka impanga z'abana batatu, abahungu babiri ndetse n'umukobwa umwe. Ni igihe kitari kinini, dore ko 2022 byari mu kwezi kwa karindwi aribwo yari yaje kurushinga n'umugabo we YA8. Abangaba bavuzwe mu rukundo cyane, dore ko uyu mugabo ndetse n'uyu mugore Mukayizire Jaria uzwi ku izina rya Ketchapu, uyu mugore n'uyu mugabo bari bamaranye imyaka isaga 10 mu rukundo. Aba bombi bamaranye imyaka 10 bakundana, bari mu munyenga w'urukundo. Mukayizire Jaria cyangwa se Ketchapu, uyu nguyu rwose amenyerewe muri filime nyarwanda, by'umwihariko filime y'uruhererekane izwi nka Bamenya series. Ni filimi itegurwa cyangwa se ni filime y'uwitwa Bamenya n'ubundi, cyangwa se Ramadan ku bamuzi. Uyu yitwa Ramadan, uyu nguyu rero akaba azwi ku izina rya Bamenya. Iyi filime rero ikaba yaramamaye,mo abantu benshi barimo ba Kanimba n'abazisoreye ndetse n'abandi batandukanye, barimo n'uyu nguyu Mukayizire Jaria uzwi ku izina rya Ketchup. Uyu yagiye akunda kugaragaza urukundo akunda umugabo we, dore ko hari byinshi yagiye akora ubwo bari mu ruhame ndetse bari kumwe n'itangazamakuru. Yabajijwe ikintu akunda gukorera umugabo we, avuga ko nta kindi akunda uretse gusoma umugabo we. Yitwa Mukayizire Jaria. Ku munsi w'ejo abinyujije ku mbuga ze nkoranyambaga, by'umwihariko ya Instagram, yasohoye amashusho ari muri salo ateruye abana be uko ari batatu, arimo abakinisha utuntu nyine two gukina n'abana. Ni abana bafite amezi 2 nk'uko nabikubwiye, arengaho iminsi 3, mu rukundo rwinshi, mu kanyamuneza kenshi, mu byishimo byinshi. Ubona ko Mukayizire Jaria cyangwa se Ketchup yari yishimiye kuba ari kumwe n'abana be, ubona ibyishimo ari byose rwose, maze arenzaho udutima twinshi. Ni amashusho yakiriwe n'abamukurikira benshi, ubona ko bishimiye uyu muryango, bati subirayo nama, abandi bati rwose ewana ntuzigwe wongera kubyara, dore Imana yagukoreye ibitangaza, ubyara ibitsina byombi kandi icyarimwe yarakuruhuye. Ubona ko benshi bishimiye uyu muryango w'uwitwa Ketchup cyangwa se Mukayizire Jaria uzwi nka Ketchup. Nyine ni umukinnyikazi wa filime, by'umwihariko muri filime y'uruhererekane izwi nka Bamenya. So reka amakuru yacu tuyakomereze ku muhanzi w'indirimbo cyangwa se umwamikazi, umwami wa R&B, ni Ruhumuriza James cyangwa se King James. Uyu nguyu arakunzwe cyane, amaze imyaka isaga 15 yose ari muri muzika nyarwanda. Uyu muhanzi ku munsi w'ejo nibwo yaje kuba ashyira hanze indirimbo ye nshya
ni indirimbo yasohoye ku munsi w'ejo rwose ubona ko abantu bari bayikunze ari benshi cyane, bavuga bati ese bimeze bite iki n'iki rwose, ubona ko abantu bari bakumbuye kubona King James, bavuga bati nyamaza umenya uyu muhanzi yagarutse. Mu minsi yashize uyu muhanzi King James byigeze kuvugwa ko yaba agiye gusezera umuziki, yaba agiye kuba ava mu byo gukora umuziki, ariko ku munsi w'ejo yatangaje ko agiye gukora kuri alubumu ye ya 8. Ni alubumu ye ya 8, ni nyuma y'igihe gitoya agurishije alubumu ye ya 7. Ni alubumu yinjije miliyoni zisaga 60 z'amafaranga y'u Rwanda. So kuri iyi nshuro rero akaba yaratangiye ibikorwa byo gutegura kumurika alubumu ye ya 8. Ni alubumu ataramenya, we ubwe avuga ko ataramenya indirimbo zigomba kuba zigize iyi alubumu, ariko akavuga ko ari indirimbo ahanini zigomba kujya zigisha abantu. Yari amenyerewe mu ndirimbo z'urukundo, amenyerewe cyane rwose mu ndirimbo zo gushimisha abantu by'umwihariko abakundana, ariko kuri iyi nshuro uyu mugabo Ruhumuriza James yavuze ko noneho agiye kujya akora indirimbo rwose, indirimbo avuga ko zizajya zifasha rubanda. Ni ukuvuga ngo ni indirimbo zirimo amasomo yo mu buzima busanzwe. Yitwa Ruhumuriza James cyangwa se King James, mumumenyereye mu ndirimbo zitandukanye zirimo naramukundaga, ndagutegereje cyane, nyuma yawe n'izindi zitandukanye, nibisanzwe n'izindi nyinshi zagiye zikundwa n'abatari bakeya cyane hano mu Rwanda. Akaba agomba kuba ategura alubumu avuga ko amaze kugera ku kigero cya 80% ayitegura, ndetse biravugwa ko iyi ari nayo alubumu ye ya nyuma kuri King James, ndetse agahita ahagarika ibikorwa bye bya muzika. Dukomeje amakuru yacu, reka aya makuru yacu tuyasoreze kuri Papa Francis. Uyu ni umushumba wa Kiliziya Gatolika hano ku isi. Uyu nguyu bikaba biri kuvugwa ko ku munsi w'ejo uyu yaje kuba asezererwa mu bitaro, dore ko yari amaze igihe ari mu bitaro arwaye. Yitwa Papa Francis, ni umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika. Kuri uyu wa gatanu tariki ya 16 Kamena 2023, nyir'ubutungane nibwo yaje kuba arekurwa n'ibitaro, dore ko yasezerewe kuri ibi bitaro amazemo hafi ibyumweru 3. Dr. Sergio Alfeiri wabitangaje yavuze ko ameze neza, uyu akaba ari nawe wamubaze. Tariki ya 7 Kamena nibwo uyu mushumba yari yabazwe. Iki gikorwa cyakozwe mu buryo butagoranye, dore ko cyamaze amasaha 3 gusa nk'uko Dr. Sergio Alfeiro yabitangaje. Yabazwe neza cyane, by'umwihariko mu gice cy'amara cyajyaga kimurya cyane, akurwamo n'agace k'igitambaro batari barakuye mu. Papa Francis w'imyaka 86 ukomoka mu gihugu cya Argentine yasohotse mu marembo y'ibitaro bya Gemelli Polyclinic ari mu kagari k'abafite ubumuga, gusa ubwo yamaraga kugera ku modoka ye yakavuyemo maze agenda n'amaguru. Reka ngushimire cyane. Iyi ni YA8 show, twizere ko amaze gukora subscribe, so niba utarayikora kandi yikore kugira ngo ukomeze kubana natwe. Nitwa Jean Bosco Abayisenga, komeza ubane natwe kugira ngo ukomeze kuryoherwa n'ibiganiro tuba